Amabanga 5 ushobora gukoresha mu gihe ufite amafaranga makeya kandi akaba yakubyarira umusaruro. Ngewe ndabaganwa Dina nkaba ngiye kubagezaho ayo mabanga 5 mushobora kuba mwakoresha ubuzima bwanyu bukaba bwahinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ikintu cya mbere ukeneye ni agapapuro cyangwa se agenda uzajya wandikamo amafaranga wakoreye ku munsi cyangwa se amafaranga ukoresha ku munsi mu itike, mu byo wariye. Ayo mafaranga yose ukeneye kuyandika, mu byo wanyweye, mu byo wagize gute byose, mbese mu mafaranga yose wasohoye ku munsi ukabyandika. Noneho umunsi warangira ukaza kureba ngo ibi ndabikeneye cyangwa se bisimbikeneye. Aho ngaho naho hazagufasha kuba wamenya ibyo ukeneye n'ibyo udakeneye kugira ngo ube washobora kugira amafaranga amwe namwe watakazaga mu kuyajera. Kuko iyo wanditse ibintu bituma umenya ibyo uri bukoreshe cyangwa se n'ibyo utari buze gukoresha. Kabiri, mu gihe umaze kubona amafaranga wasohoraga ku munsi atarakeneye kuba yasohorwa, uyafate uyashyire ahantu runaka, uyashyire ku ruhande, uze kureba ko umunsi uri buze kurangira utayakozeho. Uze kubikora nk'iminsi 5, uzaza kureba amafaranga wasohoraga kandi nta nyungu byari bifite. Mu yaguraga ama airtime, mu yaguraga amabando, ibyo byose bizakwereka ngo ku munsi nakoreshaga amafaranga angana gutya. Bizakwereka mu cyumweru, mu kwezi uzabona amafaranga watakazaga kandi yakabaye afite akamaro mu bidafite umumaro we wajyaga wibwira ngo wari ubikeneye buri munsi. Ibyo rero nacyo ni icya kabiri, ko ayo mafaranga wafashe uyafata ukayashyira ku ruhande. Mu gihe wumva kubika amafaranga yawe kuri telefone, kuri mobile banking bitakoroheye, yafate uyashyire kuri banki ahantu uzakoresha ikarita. Bizakugora kuvuga ngo ugiye kujya ku murongo, ugiye gukoresha amafaranga utigeze utekerezaho, bidahwanye nuko ushobora kujya kuri mu isoko ukabona akantu ukahita ukagura ukohereza kuri telefone amafaranga yawe ugasanga agiye mu buryo utatekereje. Ni byiza rero ko yashyira kuri banki akagumaho, ukajya ukoresha ikarita mu gihe ugiye kuyabikuza. Ibyo nabyo bizagufasha mu kuba amafaranga yawe wayabika ukirinda kuyasesagura mu buryo butumvikana. Icya kane aricyo kitoroshye ku bantu benshi, baba abahungu baba abakobwa. Hari ukuntu abakobwa bagura amavuta, yaca ku mavuta bakamubwira ngo aya mavuta ni meza, umuhungu nawe bikundira kunywa kuri iyo nzoga. Ni byiza ko mu gihe wahembwe cyangwa se mu gihe wumva uyikunda, ni byiza ko wafata nk'ikazi y'icyo ukunda ukakigura ukagishyiraho ikarito y'ikintu wumva ukunda kunywa cyane, ukakigura ukagishyiraho ngaho. Nawe mukobwa ukagura niba ari nk'akakarito k'inuze cyangwa se ari nk'amavuta nk'amacupa nk'abiri, ukayagura ukayashyiraho ngaho, ku buryo indi mafaranga utari butekereze ngo ndaza kuyagura ibi n'ibi gutya. Bizagufasha gusevinga amafaranga yawe mu gihe uzaba uzi ko ibyo bintu bifite, kandi ukirinda kujya mu bigare by'abantu bazagushora mu gukoresha amafaranga yawe utatekereje. Ahari naho mpamvu tuvuga ngo nk'uwowe muhungu wagura nk'agakarito k'ibyo bintu ukunda kunywa, nyuma y'akazi ukajya utaha ukajya iwawe mu rugo ukanywaho nka 2 cyangwa 3 aho wumvishe bigunejereje, ukarekera aho ngaho ubundi ukaryama. No ku munsi ukurikiyeho bikagenda gutyo. Ibyo nabyo bizagufasha kujera amafaranga yawe, kuko bizatuma udasohora amafaranga mu buryo utatekereje. Kuko uri kumwe n'abandi hari ibintu bagukoresha kandi utari wabitekerejeho neza, ariko kubera ko ufite amafaranga kugira ngo bivane mu isoni bikarangira ubikoze. Kimwe nuko ushobora no kubatumira iwawe mu rugo ukabwira ngo ndabifite. Ibyo ngibyo bizatuma ntihago bizahura nka kwa kundi bamwasohotse muri mu bigare. Niba watumiye nka 2-3 bakabona biragize, nabo bazirinda kuba basiga bagucuze ibintu byawe wari ufite mu rugo. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ihe inshingano runaka y'ikintu wumva ushaka kugeraho. Niba uri umusore uvuge ngo ndashaka gushaka kandi nkazaba mfite 5 miliyoni. Niba uri umukobwa uti ndashaka kuba mfite amafaranga 1 miliyoni kuri konti yanjye, 100,000, 10,000 nyuma y'ukwezi. Ibyo byose numara kwiha iyo nshingano bizagufasha gutuma ujera amafaranga yawe. N'ibyo uzaba ugiye gukora bidafite akamaro bizatuma bikwibutsa ya nshingano wihaye, bitume bya ugiye gukora bidafite umumaro byose ubireka, kubera ko hari inshingano runaka uzaba wihaye izatuma wumva uvuga ngo hari ikintu nanjye nshaka kugeraho. Ni byiza rero kugira intego wumva ushaka kugeraho, bizatuma amafaranga yawe uyajera neza, bizatuma utayarya uko ubonye kose, kuko ufite intego runaka cyangwa se ingingo runaka ushaka kuzageraho, ufite ahantu runaka ushaka kuzagera. Ibyo rero bizagufasha mu kugera amafaranga yawe nuba wihaye intego runaka. Tuvuga uravuga ngo urashaka kugura imodoka, urashaka kuzagura isa
isambu urashaka kuzagura inzu. Aha ntabwo turimo kuvuga ku bijyanye n'inkweto, imyenda, oya, ibyo ngibyo si byo turi kuvuga. Turavuga ikintu gifatika nawe uzajya ureba ukavuga ngo kuko nabivanye mu iki ngiki n'iki. Hahandi kuri ya ngingo ya mbere twabonye wandika ya mafaranga wasipendingaga atafite impamvu, yose uyashyira ku ruhande ukayavanga nayo wahembwe, ukakuramo ibyo wanditse mu kwezi ukoresha, byose bikaba biri ku ruhande, ayandi ukayabika. Ibyo byose bizagufasha. Za expenses wajya gusohora, bya bindi za hobbies bimwe byajyaga bigushimisha wabiguza ukabyegereza iwawe mu rugo, bizatuma utongera gusesagura amafaranga mu buryo utatekereje, bitume ugera kuri ya ntego runaka. Niba ari imodoka ushaka, niba ari inzu, niba ari isambu, niba ari ikintu runaka, niba ari kampani, niba ari ibyo ushaka kurangura, ushaka kugeraho, bizakorohera kubera yuko uzaba wihaye iyo ntego.